subscribe. So muri iki gice cya kabiri rero mu video ngiye kubereka uburyo ushobora kuapplyinga kuri Mifotra. Rero niba utarakora subscribe guys, turikore kugira ngo tujye tujyana akantu ku kandi. Ntabatindiye rero tugiye gutangira kino gice cya kabiri. Niba utarakora subscribe ndakwibutsa ko uyikore hakiri kare kugira tujye tujyana akantu ku kandi. Twagiye rero uburyo ushobora kujya muri Mifotra ugiye kuapplyinga nibyo tugiye kurebera hamwe. So tugiye kurebera hamwe uburyo wa kuapplyinga unyuze kuri Mifotra, hanyuma igihe gito waje gukora ibizame ugatsinda ukabona akazi. Twagiye guys, kurikira akantu ku kandi kagucika. Uraza nkuko twayibonye nimugoroba ujya hano kuri browser ukoresha. Kuri ngiye nkoresha Google, wikandeho guys, ntagira akantu kagucika. Tujyana akantu ku kandi, wandike hano muri search Mifotra, andike mu Mifotra, utegereza akanya gato. Urabona yuko bayimpaye, urabona ko bayimpaye. Ngiye hano waze uhakiriki wakandi, utegereza akanya gatoya isacinge. Urabona ko twinjiye muri Mifotra, twayingiyemo. None nkuko twayibonye uze ukande hano handitse login. Dore ngiye hano guys, tujana akantu kandi kamwe ku kandi, rimwe gatanu kuri kagenzi kako ntibigucike ntaba na gatoya. Mbo uhakande ku buryo uzaza uri deporeza, apana kuja kuri BDF ngo hehe na hehe ngo bagukorere iki n'iki. Wowe ndagira ngo uje byikorera wawe yapurengire paka ubonye akazi. Noneho hano hambere hano handitse ngo enter your email. Guys, tujana akantu ku kandi kabisa. Enter your email. Urashyiramo email yawe hano, niho uraza ukandeho ushyiremo email yawe ukoresha kuri Mifotra guys. Ngiye nkoresha ngiye isiza. Ubwo hano hepfo nawe urandika password yawe, wandike password yawe. Kantu ku kandi guys ntikagucike. Turenga nakubwiye ngo ushaka kureba wenda niba iyo wanditse ariyo, uraza ugakanda hano kwa kano kantu, ni gukanda hanyuma uze ukaloginga in. Bro, tujyana akantu ku kandi ntagira akantu kagucika. Iyi video yose uyirangize ku buryo anytime ushobora kwinjira muri Mifotra yawe ubundi ukapplyinga utagiye kubwira abantu ngo bakwapplyinge. Urabona ko twinjiye muri Mifotra, twahinjiye. Noneho hano tugeze tugiye kureba uburyo aho ushobora kuapplyinga ngo ni uwuhe mwanya wakwapplyingaho. Bisaba kugira ngo ahangaha tugeze uwo mwanya ugiye kuapplyinga abajyanye n'amasomo wize. Guys, tujyana akantu ku kandi. Niba utarakora subscribe, kora subscribe, ufungura akazogera, ugiye muri comment nawe utangiye igitekerezo cyangwa se n'ibyo hari ibyo ushaka kujya tuzakugezeho ubutaha, nabyo bitubwire tuzabikugezeho kuko muri abacu. Ndagira ngo tuzamurane bro. Urayibona iyi yose ni imyanya ihari. Weho ugomba gushakisha ahantu hari amasomo waba warize cyangwa se ahwanye na diplome yawe, ibyo wapplyinze, ibyo washizeho nyine. Nzanabereka n'uburyo ushobora gushyiraho diplome cyangwa se ibindi bitandukanye. Iyo video ni muri nsaba nzayibakorera. Noneho reka dushaka umwanya ahantu tudepose. Dushaka umwanya tuvuge na ngurugero, dushaka ahantu tudepoza. Turebe
tureba ahantu tudepoza guys, ugomba kureba ahantu hajyanye n'ibyo wize. Turebe turebe hano social economic development. Sinzi niba mwese muri kuhabona hano. Niho tugiye ku applyingira. Noneho uraza ukande kwa kano kantu kano niko uraza ukandeho. Niho uraza ukande handitse apply, uze uhakande uhemeze, utegereze ngo social economic development official you are required qualification. Ubwo ngo banyemereye kuba naha depose. Noneho uraza hano apply now guys, akantu kukandi kagukiki ahangaha. Hano handitse ngo apply now. Niho tugiye gukanda, abari gukanda apply now. Uhakande hanyuma utegerezeho gatoya. Barambwiye ngo are you sure to apply this position, ngo mbese uri tayari kuba wadepoza washyira kuri uyu mwanya. Uhita ukanda ngo yego apply, ubyemeza, utegerezeho gatoya. Guys, niba utarakora subscribe, kora subscribe. Urabona ko bambwiye ngo application submit successfully. Wayibonye ibyo nkoze ngo byakiyemo guys. Urabona hano ahandi kuntu hahise, iyo umaze kuhapplyinga rero hahita haba umukara. Reba kuntu hahise haza. Ubwo ushaka kudepoza ku wundi mwanya nani ko wabigenza. Reka turebe uyu nguyu uri hano ngo executive secretary. Reka turebe naho ko bishobora gukunda guys. Ni nkwibutsa yuko iyo ushize ahantu bitajyanye n'ibyo ufite kuri mifotra na diplome ufite kuri mifotra, ntago bikunda. Reka dushyire na hano turebe ko baratwemerera. Turebe kubikunda, uze uhakire iki, utegerezeho gatoya. Nanone naho dore barabyemeye guys, wongere uze ukande hano handitse apply now. Ahabonye. Noneho uze uhakande. Are you sure to want to apply this position? Uvuge ngo use uri tayari kuba wadepoza kuri uyu mwanya. Nawe uze uhemeze, utegereze guys. Niba utarakanda subscribe, ikandeho kugira ngo indi video nzakora izabashe kukugeraho ku buryo bworoshye. Dore barambwiye ngo successful, ngo naho biramye. Noneho reka turebe iyo ushizeho ku bintu utigeze wiga, mbese bitajyanye n'amasomo ufite kuntu bigenda. Wenda dushire kuri dushire hano. Ahandi bagiye barambwira ngo yego. Reka dushyira hano turebe niba uko barambwira. Dore bitandukanye na kwa kundi bari bambwiye hahandi hambere. Dore iyo ushizeho ikintu kitajyanye n'amasomo wize, dore nuko bakubwira. Dore reba hano. Nuko bakubwira. So guys, ndabashimiye. Niba mushaka kuntu password yawe yaba expire, naho ndetaye kuba nabakorera icyo gice. Nagira ngo niba utarakanda subscribe ukande kukazogera,
kugira ngo n'icyo gice nigikora kizabashe kugeraho ku buryo bworoshye kandi bukoroheye. Muri iyi video rero ibyo nashaka kuberekana ibi ngibi, ukuntu wakwapurayinga ku myanya itandukanye yo muri Mifotra. Ubwo rero niba mushaka ikindi gice cy'uko wahindura password yawe cyangwa se password yabaye expire, uko wakongera ukayapudetinga bundi bushasha. Niba ari igitekerezo cyangwa se inyunganizi, guys, ndagusabye ngo bishyire muri comment kubera ko bintera motivation. Ubwo n'ibingibi nari